muraho neza. Batubwira akazina kawe kugira ngo tubone uko tuganira. Naturutse muri misozi yose mbona muri abantu b'abahinzi b'ibirayi. Jewe nitwa Bimenyimana Emmanuel. Nanjye amazina yanjye nitwa Felicien Muragijimana. Hano ni mu kagari ka Kizimyamuriro. Ni ahantu hakunda kuba ubuhinzi bw'ibirayi, kugira ngo murabibona ko ari igihe cy'ihinga nyine, murabona ko imisozi isa n'icyatsi. Hano hantu haratoshye, harasa neza cyane. Iyi misozi yo hakurya ni bahinzemo ibyayi, bayita ngo iki? Aha ngaha bahita mu Munigi. Kera mbere niho bakundaga guhinga ibirayi, ariko byaje guhinduka baza kugera igihe bahinga icyayi. Murabona ko ari icyayi kimeze neza cyangwa se gitoshye. Hakurya yaho murahabona uruganda tukijyanaho, tukabasha gutunganya umusaruro ukabasha kugera hariya ku ruganda. Kugira ngo tube twabwira abatwumva se Umunigi byabisobanura iki? Ni izina ryaho bwite cyangwa mwahitiriye n'ibyatsi mwahahingaga, cyangwa se ni icyayi cyitwa Umunigi? Bisobanura iki kugira ngo tube twasobanurira abantu batwumva ijambo Umunigi? Abakuru batubwira ko ubundi Umunigi hariya hakundaga kuba hari ibyatsi by'Umunigi, inka zakundaga kurisha, icyo cyatumye bahitirira Umunigi. Aha, reka noneho tumanuke tugere hariya tubona hatari icyayi, hasa nk'aho ari ubutayu, nta byatsi bitoshye bihari. Ni amamashini yahahinze, ni abaturage, ni iki? Hariya mubona hari hasanzwe hari ibiti byari bihateye, ndetse byifashishijwe mu kugira ngo babashe gucanira kino cyayi. Baravuga ati umusaruro kugira ngo ubashe kwiyongera, ubashe gukoreshwa hariya ku ruganda, bibashe kugenda neza, reka bino biti tube tubikuyemo tubashe kuhahinga icyayi kugira ngo n'umusaruro ubashe kwiyongera. Nicyo cyatumye rero hariya hantu wabona kuriya hari intabire, murabona ko hari ingemwe ziri guterwamo, hari n'izindi hirya hakurya ngira ngo murahabonaho bagerageje kuhahinga mu buryo butandukanye. Ese ndabona uri umuhinzi wabigize umwuga. Ibi birayi se ni ibirayi tujya tumenya ubwoko bw'ibirayi kuruza, tukagira ibirayi bindi tumenyereye bita Kinigi. Ibi byo ni ubwoko ki? Ibi birayi nk'uko mubona aha ngaha tugira amoko y'ibirayi atandukanye, kuko mu minsi yatambutse twabaga duhinga ibirayi bya kuruza, ibya rokare ndetse n'ibya sangema, ariko muri ino minsi dusigaye duhinga ibirayi bya Kinigi. Ibirayi bya Kinigi ni ibirayi byera cyane, ndetse unarebye hano ahenshi usanga ari byo bari kugenda bahinga muri ino minsi, kuko nibyo biri gutanga umusaruro. Yatubwira se mu magambo arambuye uko mutunganya iyi mbuto kugira ngo tube twabiherezaho n'abandi nabo bumve ko iyi mbuto itunganywa. Ndabona ko iyi mbuto ari nziza, irimo n'amashaza meza, kandi ndabona ari imbuto imeze neza. Ndabona mwarateye n'imiti, niba munabonye ko uri umuhinzi wa kinyamwuga. Mbese gutangira kuri fondasiyo sezo y'ubuhinzi, mutoranya imbuto gute? Niyo muba mwariguriye, muba mwarayibikiye, mubigeza gute? Wasangiza abandi banyarwanda baba bahinga ibirayi kugira ngo bumve neza akamaro k'ikirayi, babashe no gukunda guhinga ibirayi. Murakoze cyane. nk'uko tubizi, imbuto y'ibirayi ni imbuto iva rimwe na rimwe usanga bayihopeka aho bayitunganyiriza, ariko twebwe imbuto niyo twari twifitiye hano. Umuntu atangira ahinga arima amasinde, yamara kurima amasinde akareka agahora, yamara guhora, ubwo ndi kukubwira uburyo ki umuntu ategura ubutaka kugira ngo abashe guhinga umurima we kugeza igihe asaruye ibirayi abyohereje ku isoko. Ubwo yamaze gukubita amasinde, agira igihe amasinde akaza akayatera, intabire ye ikabira aho ngaho, agashyiramo ishwagara. Ishwagara ni bya bintu ni nk'ifasha gukayura ubutaka muri makeya, hanyuma noneho akaza agatarasa. Iyo amaze gutarasa ashyiramo ibirayi, nyuma gushyiramo ibirayi akazana ifumbire y'imborera akayirambikamo, yamara kuyirambikamo agashyiramo imvaruganda. Yamara gushyiramo imvaruganda, ubwo ngubwo aba agomba gusubira inyuma, ashobora gushyiramo amashaza cyangwa se ntayashyiremo. Urabona ko twebwe aha ngaha amashaza twayashyizemo, kandi urabona ko ari amashaza asa neza. Mu minsi iri imbere turaba tuyasarura. Hanyuma noneho ubwo uko ibirayi bimara ibyumweru 3 bigatangira kumera, ugatangira kugenda ubitera umuti. Twebwe hano ni mu cyaro, ni ku ishyamba, hakunda kuboneka imvura. Hari igihe ibirayi ugomba kubitera byibura mu cyumweru rimwe,
ariko imvura yabaye nyinshi ushobora no kubitera kabiri. Ndumva kugira ngo ibirayi bibashe kwera neza uba ugomba kubikurikirana ntiwirenze umunsi kugeza igihe ibirayi byawe byeze, hanyuma noneho ukabasha kuvuga uti igihe cy'ibirayi iyo kigeze tugeraho tugakata bino biti byabyo tukabikuraho, noneho ugafata ibirayi byawe byiza cyane ukimara kubikuraho bino biti ukamara byibura ibyumweru 3 kugira ngo uzabashe kubonamo imbuto zisobanutse ndetse n'ibirayi bibashije kuba bikomeye. Ubwo rero ibyumweru 3 bishize ibirayi byawe uragenda ukabikura, niho usanga hava ibirayi bisobanutse, ndetse rimwe na rimwe mu mujyi wa Kigali usanga babigwanira bavuga ati ibirayi byaturutse ahantu bita i Nyamagabe ku ishyamba, ni ibirayi biryoha cyane. Muri makeya igihingwa cy'ibirayi ni igihingwa gisaba kucyitaho cyane, ntucike intege, kuko uramutse ucitse intege ni igihingwa gishobora kuba kitakubyarira umusaruro nk'uko ubyifuza. Murakoze. Banyarwandakazi, tumaze iminsi turya ibirayi biturutse za Musanze bita Kinigi, ariko twaravuga turavuga ngo Kinigi ubwabyo ntabwo twe tubona n'ibirayi byaturutse mu misozi miremire ariyo Gikongoro, ubu habaye akarere ka Nyamagabe. Ubu rero twabagiriye kugira ngo tubagerere ku birayi nyirizina. Ibyo ndashaka kugira ngo mbibwire abacuruzi babo batajyaga babona bya birayi byiza nyirizina bimeze neza biryoshya ifiriti. Twabagereyeho rero, twabagereye ku murima, twaboneye abacuruzi, twaboneye abantu bagomba kujya babibazanira kandi babigize kinyamwuga. Kugira ngo rero mwebwe mukurikiye ino cyane kugira ngo mubashe kubona ubutunzi buri aha ngaha, ni ahantu hameze neza h'imisozi miremire, kandi ibirayi byaho biba bikamutse, ntabwo amafumbire bakoresha cyane, bakoresha ifumbire y'imborera bakuye mu matungo yabo. Twasanze ari abantu borora ingurube, borora intama, borora ihene, borora inka kandi bakorera mu biraro, babigize kinyamwuga rero. Kandi niba urebye ukareba ibigori byaho usanga ari ikigori kitarimo ifumbire, kandi muri iki gihugu cyacu dushaka kugira ngo dukoreshe imborera kurusha gukoresha ifumbire y'imvaruganda. Ibirayi byaho rero ni ibirayi byumutse bitarimo imvaruganda. Icyo bakurikirana ni ugutera umuti kubera ibyonnyi, cyane nk'imvura nyinshi ikunze kuba ihari. Niyo mpamvu rero tugira ngo tubashishikarize aha hantu ni mu kagari ka Kizimyamuriro umurenge wa Buruhukiro. Ahantu ndi ni mu kagari ka Kizimyamuriro umurenge wa Buruhukiro mu mudugudu wa Mironzi, niho hari abahinzi babigize umwuga. Iyo hari ureba aho bita mu Gatare, ureba aho bahinga ibyayi ureba neza, aho ngaho ni mu gace kegereye ishyamba rya Nyungwe, ndetse hirya gatoya uba ugeze i Cyangugu. Niyo mpamvu rero ndimo kubwira abantu bose bashaka kurya ibirayi biryoshye n'ibyumutse, bimwe biryoshye ifiriti, amahoteli yifuza cyane, kugira ngo bazaze mbagezeyo. Niyo mpamvu banyarukiriye nkabagezayo kugira ngo murebe ubutunzi buhari. Rero Felicien, aba baturage se baha bose nibo babigishije kugira ngo bajye bamenya guhinga kinyamwuga? Yego, hari amahugurwa akunda kubaho, ugasanga abaturage babakusanirije hamwe, baravuga bati guhinga bya kijyambere nibyo bigezweho, kuko kera bafataga bagahinga uko biboneye, bagashyiramo ifumbire y'imborera ariko ntukoreshe ifumbire mvaruganda. Bityo rero ugasanga umusaruro rimwe na rimwe ntabwo umusaruro umeze neza, ariko ubu ngubu umuturage aragenda agakoresha ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda, aricyo gituma ubona abantu bose bobina aha ngaha bakangukiye guhinga imbuto y'ibirayi cyangwa se n'iy'ibigori, ukabona aricyo gituma ubutaka bugaragara neza. Nubwo mutaba mwarahuje ubutaka, ariko ibyo ari byo byose urareba ukabona hari icyahindutse. Kera aha ngaha ubundi bajyaga muri Nyamagabe bita abaterebo, nako abatebo, ariko ubu ngubu byaje guhinduka izina bwitwa abaterebo. Ngira ngo murabona ko amaso namwe arabaha, murabona ko u Rwanda hari aho rwavuye n'aho rugeze. Ngira ngo mu myaka yatambutse abantu bavugaga bati ino ni iminigi idahingwa, ariko murabona ko n'icyayi kirasa neza, ndetse murabona ino misozi yacu irasa icyatsi. Ndagira ngo dusoze ujye kutwereka ya matungo avaho
iyi fumbire kugira ngo twereke n'abandi banyarwanda bose uko umuntu agomba korora ashaka guhinga kuri umuhinzi wa kinyamwuga. Reka noneho dusimbuke turebe kuri bwa butunzi bwawe nabonye hariya ya matungo aho ukura yamborera kugira ngo tubyereke abanyarwanda. Murakoze cyane. Yego twagenda tukajya kuberekaho ifumbire y'imborera ituruka kugira ngo wenda n'abantu batabisobanukiwe babashe